Ni mu butita butagira izina, harangwa n'amasimbi kurenza ahandi hose waba uzi, hatuwe n'abantu ku isi. Kuhatura si ibya buri wese kuko hari bamwe bashobora kuhakandagira bagapfa mbere y'uko babumbura umunwa kubera ubukonje bwabo. Ahubwo byaba bibaye byiza kuri bo bataribona bahunguka umunwa, amazuru ndetse n'amatwi kubera ubukonje bukabije buharangwa. Aha hakonja kuva kuri dogere Celsius 71 kugeza kuri 83 munsi ya zero. Iki gice gikonja gutya nta kindi ni Yakutia cyangwa se Yakutia ho mu Burusiya. Yakutia ni igice gikonja cyane kurusha ahandi hose ku isi, hatuwe n'abantu. Hakaba mu gice cya Siberia muri Repubulika ya Sakha ho mu Burusiya. Iki gice kikaba kiri ku buso bwa kilometero miliyoni 3 zose. Bivuze ko haruta Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Aha muri Yakutia hatuye n'abaturage miliyoni 1 gusa. Yakutia ikaba ari igice gikonja cyane byabuze akagero kuko hashobora gukonja ubutaka bwabo bukuma kugera kuri metero 10 z'ubujyakuzimu. Nubukonje bukaza abaturage ba Yakutia bahura nabwo, bakabana nabwo, ariko ntibabumenyere kuko nawe umenyera kabi. Mu gihe cy'ubukonje usanga abaturage baho baba bifubitse byo ku rwego rwo hejuru. Baba bambaye imyenda yabugenewe, bakambara ingofero zikoze mu ipamba ndetse n'inkweto zabugenewe zirwanya ubukonje zikoze mu mpu. Umuntu ashobora kwambara amasogisi menshi n'inkweto zigera muri 3 mu rwego rwo kurwanya ubukonje buba butaboroheye. Birumvikana ko bakorera bakaba mu mazi ari mu buryo buyashyushye. Mu gihe cyo kwiga abanyeshuri bigira mu mashuri yabugenewe ashyushywa. Abatuye mu byaro muri Yakutia bo bacana mu mazu yabo bakoresheje inkwi kugira ngo birinde imbeho ubuzima butabahagararana. Mu buryo bw'imibereho muri Yakutia abaturage bategetswe kubika ibyo kurya byinshi bishoboka bazakoresha mu gihe cy'ubutita byibura kuva mu kwa 10 kugera mu kwa 4 igihe cy'amezi 7 yose. Aha muri Yakutia kubika ibyo kurya nibiruhanyije kuko abaturage benshi babibika munsi y'ubutaka nako munsi y'urubura bigakomeza kumera neza kugera igihe bazabikenerera. Aha muri Repubulika ya Sakha kugenda ntabwo biba byoroshye kuko urubura ruba rwuzuye mu mihanda hose. Bisaba kurukuraho mu gitondo cya kare kugira ngo ingendo zikomeze nta nkomyi. Kugenda kandi bisaba kwigengesera kuko umuntu aba areba muri metero zitarenze 5 gusa kubera ibihu. Haba ku binyabiziga cyangwa ku banyamaguru kugenda mu mihanda yaho bisaba kwigengesera cyane mu gihe cy'ubukonje kugira ngo bakumire impanuka. Ku manywa imodoka zigomba kugenda zicanya amatara bitewe n'ibi bihu byinshi biba byiganje mu mihanda bigatuma hasa n'ahijimye. Kandi imodoka nazo zigomba guparikwa ahantu hashyushye. Abatabashije kubigenza batyo usanga imodoka zabo zibagora cyane kuko ubukonje butuma moteri z'imodoka zidakora neza. Bikaba ngombwa ko bazitunganya mbere yo kuzikoresha ndetse bakanazicana mbere yo kuzigendamo kugira ngo moteri zishyuhe zibashe gukora nta nkomyi. Aha muri Yakutia kandi gukoresha ibyuma by'itumanaho biragoye cyane dore ko kamera, telefone n'ibindi byuma by'ikoranabuhanga bidakora umwanya munini bitarahagarara igihe umuntu ari kubikoreshereza hanze mu gihe cy'ubukonje bukabije. Bisaba kubikoresha igihe gito ugasubira mu nzu kubishyushya. Iyi mbeho yo muri Yakutia utayitondeye yaguca amazuru, amatwi ndetse n'umunwa udasize no guhagarika amaraso, nabyo bitera kuma cyangwa gukakara kw'ibice bimwe by'umubiri nk'intoki, amano ndetse n'ibindi. Wakwikora ukumva nuri kwiyumva. Abazungu bo iyo bibeshye bakayijyamo batifubitse ku buryo buhagije mu maso habo ndetse n'ibindi bice by'umubiri byabo bitangira kwirekamo amaraso bagatukura byanyabyo. Iyi mbeho ni imbeho ishobora kukwica mu gihe kiri munsi y'iminota 60 bitewe na hypothermia. Hypothermia ni ugutakaza ubushyuhe k'umubiri bukajya hasi cyane. Iyo bikomeje udatabawe bigutera kubura ubuzima. Buraho kuba mu bukonje bwinshi ahubwo baba mu bushyuhe kuko ubukonje bukabije bwihutisha kuba umuntu yabura ubuzima mu gihe adafite ibyo kubwirinda. Repubulika ya Sakha cyangwa se Yakutia ikaba iherereye mu Burusiya ho mu majyaruguru y'uburasirazuba. Kikaba igice gikorerwamo imirimo itandukanye harimo nk'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro nka diyama ndetse na zahabu. Aha kandi hacukurwa n'amakara kamere, hagakorerwa ubuhinzi n'ubworozi, ibikorwa bishingiye ku mashyamba, ibikorwa by'ingufu, ubwikorezi, ubukerarugendo, uburobyi ndetse n'ubugeni. Yakutia ikaba ahantu haturuka diyama nyinshi ku isi. Ni igice gifatiye runini Uburusiya dore ko ubwacyo cyinjiriza Uburusiya miliyaridi zirenga 2 z'amaruble. Amaruble akaba amafaranga akoreshwa mu Burusiya. Aya mafaranga yose yinjizwa n'iyi Repubulika ya Sakha akaba ava muri ibyo bikorwa tumaze kuvugaho. Nubwo Yakutia ikonja rwose ariko ntabwo ariho hantu hakonja cyane kurenza ahandi hose ku isi. Ariko niho hakonja cyane hatuwe n'abantu.
hari ibindi bice bitandukanye ku isi bikonje kurenza Yakuti, ariko ho usanga nta bantu bahatuye nubwo hashobora kubarizwa ibikorwa remezo bike bitewe n'ubushakashatsi. Muri ibyo bice bikonja cyane kurenza Yakuti ariko bidatuwe harimo nka Vostok Research Station, aha hakaba muri Antarctica, hakaba harigeze gukonja cyane bikagera munsi ya zero ho 89 n'ibice bibiri. Aha hari mu mwaka w'1983. Dome Argus naho harakonje kugera munsi ya 0.82 n'ibice bitanu, hakaba hari muri 2005. Aha naho ni muri Antarctica. Amerika nayo ifite igice gikonje cyane cyitwa Denali ho muri Alaska, ahigeze gukonja kugera kuri 73 n'ibice 8 munsi ya zero kuva mu mwaka w'1950 kugeza mu mwaka w'1969. By'umwihariko ibindi bice bikonje cyane biherereye mu majyepfo y'isi ho muri Antarctica. Aha harakonja cyane byo ku rwego rwo hejuru ku buryo nta muturage ubasha kuhaba, ahubwo usanga haba hari ibikorwa remezo bya siyanse ndetse n'ibya gisirikare, ariko ugasanga abantu bahaba ntago baba ari benshi cyane. Nabo bakigituma baba bahari ni ukuhakorera imirimo ya siyanse ndetse n'iya gisirikare. Ariko ubundi ku mpera z'isi haba mu majyaruguru ndetse n'amajyepfo ubuzima ntabwo bushoboka kuko nta hantu haba hakonje amezi yose y'umwaka, nta murimo n'umwe wahakorera, niyo mpamvu hadatuwe. Ntimukibagirwe kugaruka kutwumva. Niba utarakora subscribe, kanda subscribe kugira ngo ibiganiro byacu bizabe bikugeraho ku buryo bwihuse.